ugasanga ubukeneye inzara ntibarya ntibanywa ntibabaho nta terambere baraho barasenga umujinya ishyari umururumba amatiku amagambo gusabanya guteranya kwangana kubagambanira nta gucana ibyo byose usanga barabikora yarangiza ngo I'm born again ntago wavutse ubwa kabiri icyakora wanyuze abavutse ubwa kabiri banyuze ariko ntimwajyanywe n'ikintu kimwe ntabwo bishoboka rwose uko bisakunayenduka akinjira mu bindi birere by'amavuta agaragara mu birere by'ubushobozi kandi akaba ari umuntu wakora ikintu gifatika akagera ku ntsinzi kwiriye so kuba ubihakana ntago bivuyeho kuko n'impamvu yo kubirotira hari urota ugenda umuhanda udashira urota bakugaburira ibiryo urota bakugaburira urota uri muri toilette mutarangiza bisa naho kandi imyandira kugose ariko bavuga ati hindukira kosora vana nk'ibintu nganga ibyo ni ibintu biri aho ngaho kabipinga uri aho ngaho ariko wabipinga utabipinga ntibikura ko biriho deliverance kuba umuntu yabohorwa rero abantu babifata mu buryo butandukanye bihorere barabizi n'indyarya bihorere abantu bihorere barabizi ahubwo ikibazo bashaka kwivugira ngo kanaka bigize gutya kandi kanaka ni kanaka n'undi ni runaka njyewe nagiye nta mazi nta munyu nta mavuta n'isengesho ryonyine kandi ngira ngo nubwo umunsi umayende y'uje kuza ndumva hari iminsi bishobora kumaze kubona ndi gusengera umuntu agakira kuri ntabwo ko nta mpamvu ndayanga karande nayiranyanga ntitugakundane ntikanasure ntikanambone ntikanamvugishe ntikabona wanjye ntikakandagina nzayihonda nzayirombagura nzayivunagura satani nzamuhiga nkuko ampiga mu buzamahwemo mu buzi cyerekezo mu buzi yagana satani tuzatwikagura na sarane musarane kuko ni umwanzi gica sinanamukeneye ubumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Mbabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi ubumwe bw'abera ministries ntabwo ari idini nta nubwo ari n'itorero ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo ubumwe bw'abera ministries amavuta akangira amateka ubuzima bugahinduka amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2 aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa aramubwira ati bagiye kumutwarira abana mbigenze gute Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe ndaramubwira ngo ntacyo mfite ngo keretse agaherezo gato k'amavuta aramubwira ngo nothing I have nothing in my house unless the jug of oil aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse ya mafuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura byose bigenda neza icyo ufite icyo ushoboye icyo ubasha gukora bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe icyo usuzuguye n'ikimana igiye guhera kubakira amateka naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka ubwiza bwawe ukusa ukureshya icyo ushoboye icyo ukora uko ubigenza aho uvuka aho ukomoka ibyo wita bisuzuguye iby'Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe amen kaze ko bumwe bw'abera ministries amavuta akandagira amateka ubuzima bugahinduka amazina ni Jerry nk'uko bisanzwe ndi kumwe na Mbabazi Pasteur umeze ute Pasteur yanda amahoro ndashima Imana kandi ndakomejwe no kurindwa n'umugambi w'Imana kandi Imana ikomeje kumba hafi nenda gushimiye kuba wakoze data wa twese akumpera umugisha kandi Imana yo mwijuru umugisha badukurikira kumwe bw'abera ministries ubwo ngo Imana ndabakunda yego reka dusuze n'abantu badukurikiye bose ahantu baherereye turabakunda cyane kandi Imana ije ibaha umugisha kubwo guhitamo ubumwe bw'abera ministries mushumba uyu munsi reka tubanze twibutse ko gahunda y'amasengesho irakomeje kwa kabiri ndetse no kuwa kane ariko ukabanza ukandika message kugira ngo
ibintu bigende neza. Reka nkwakire, ndabizi hari iby'Imana yashyize ku mutima wawe kugira ngo usangize. Urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Ndagira ngo nkubwire ngo uruhare rw'ibisimba mu nzozi z'umukristo, cyane cyane turagana no kuri Karande n'imivumo ndayigarukaho, ko ubushize nabivuze abantu babyumva igice ariko ntibabyumva cyane ngo babyakire. Ko nababwiye ngo buri gihe cyose uko wakora kose, uko wagira kose, duhanganye, turi mu isi y'umwijima. Bavandimwe, inshuti z'Imana mukurikira ubumwe bw'abera ministries aho muherereye hose, bibutse ikintu kimwe gikomeye: Imana ni urukundo kandi iragukunda kandi yakugeneye umushinga wo kubaho, ariko hariho Satani urwanya amasezerano yawe. Rero ndagira ngo umunsi nkwibutse ngo igihe cyose uzarambarara kuba utabyumva, jeri birambabaza ko kibya bya Karande ngo bikure ngo ntabyumva. Kuba utabyumva ntibivuze ko bidahari, kandi ko byakugeraho ingaruka. Gahanga ntibisonaho gahanga hadahari, harahari. nyoni zinye ko simbyumva ngo iyo muri mu rusengero ngo byawe bwa kabiri. Kuki byawe bwa kabiri ukaba urwaye indwara iwanyu barwaye kandi waravutse bwa kabiri? Ese kuki wavutse bwa kabiri ukaba udashyingira abakobwa kandi warashyingiwe bikugoye? Kwavuze ngo wavuye muri Karande. Rero hari abarokore bakijijwe bashyira uruhande rumwe, bahirirwa barwana intambara y'amasengesho ngo Imana ibihindure, kandi ibyo yagahinduye bataka bikoze, ahubwo bagapinga n'ibyo batanazi. Hari bihindurwa no gukora. Umuntu bumva ngo gengo urabona kubera ngo byabantuze ngo nabateka mutwe, nta kintu bitubwiye. Ndushaka duteke n'ibinono kuba ntatetse amabuye. Ariko nkubwira icyo ndi nsobanura, niba kuko we nawe duhamya Bibiliya warayize ndayiga, mfite abashuri tangiranishwa kubanya afite, niba ubwawe wemera neza ko iyo turi muri Kristo tuba turi byaremwe bishya, dakoro nanjye ndemeranywa nawe, yego, ariko ntibikuraho ko nitwa mwene nta mbabazi. Icya kabiri, nta barokore dufite mu rusengero batarashyingirwa, niba batarashyingiwe barahari cyane. Nta barwayi za diabete zo muri, barahari. Nta barwayi indwara zo mu herezo cyane rwose. None se ko bari kwigaburo bakabatiza bakabakomeza kandi bakabafite iyo ndwara, uhakana ushingira ko Karande mu maraso gukurikirana. Kabiri, niba abantu baragiye bagaterekera bakabandwa bakabaca indasago bakabasiga ya miti bakabasambanyiriza aho bajya kuraguriza, urimo urankurikira, abantu bagatanga amaturo, bagatanga inka y'ibara rimwe, bagatanga amahene y'iki, bagatanga inkoko, bagatanga amafaranga bagiye gucisha ibizabarinda. Wibwira ko niyo uje mu rusengero bikuvaho? Bigihari. Bangahe se basubiye kongera kuraguza bakanasenga ati nzashakira habiri? Ndabona ku Mana byange, kwa Juju bikunde. Kwa Mwamini harya ubona wese muzu ntabwo muziri nka muzu nkora hanze. Urumva icyo ni icyuka abantu bishyizemo, ngurumvanga ibintu by'amabwa, ariko by'ukuri ukabona bari victim y'icyo kintu, kandi barangiza bakigira ba Nikodemo. Nikodemo mu Uganda n'abaso bakabenze gatwikomereza. Mvuze Nikodemo nawe nashaka kuza kureba Yesu ninjoro, ariko ubundi pastor ngo bayidusobanuye tubyumve. Abakobwa bose barakunaniye, abana barakunaniye, uri pastor, yego tubyara abo ntabwo tubyara imitima, urabisobanukiwe. Abakobwa ntibashyingirwa, abahungu murazi ibyaha biba mu rusengero, ko bavutse ubwa kabiri kuki barwaye diabete yo mu bwoko bwa kabiri, mu bwoko bwa mbere, ko bavutse ubwa kabiri ko barwaye asima kandi ari abakristo mu rusengero. Kuki utumva ko iyo Karande yaje kakurandaranda ubundi kutanabyumva ubwabyo? Wari ubizi buriya ko abantu batumva ibintu bya Karande n'inyatsi n'imivumo uko babyicayemo? kabaye nka rupfu rurimo amatwari mu rupfa tumveho. Ni kuko icyo akeneye ni uko babona ko akanganya ariko yarashize, yararangiye. Karande zirashingiye, uramiragura ibinini, abana bararwaye sinozite, ntibize nkayo, babuze ishuri, warasaze, uratera haleluya, byaragucanze, uri mu nzu y'Imana. Ngo yange byakera bishize kwande ko hashize ibyaha byakera kandi umusaba bigarutsemo. Inzira waciye mucumura niyo uzacamo wihana. Inzira y'ubucuruzi yihanirwa mu bucuruzi, ibyaha byo murimo byihanirwa mu mirimo. So rero Karande zafasha abantu zirabakamura, nukwirirwa batongana, abeshyerana, bavuga. Tugiye kuri social media buri umuntu muzima ntiyatukana ubundi, ariko wasanga ni wagundira itorero, ndaragundira, ndarasebanije. Aba nibo banyamwuka birirwa barwana batukana bandika kuriya. Ndumva Karande wowe bushize bw'isone n'ubushinze n'uburwayi. Karande irahari, ngomba ro kubasetereza nkabashwitiriza, nkabakubita, nkabahonda, nkabari bata, nkaba ngo shitoka demoni, ndagukongeza, ndagushwanyaguza, ndakuribata, ndakuvuguta, ndakumimina, ndaguhurutura, ndagushwaratura mu izina rya Yesu. Demoni bagende. Igihe tugezemo nicyo kumenya ngo ndarwana nande, ndarwana n'iki. Amadeni so yasize n'uri mu yarwana ibyo atishyuye. Bagutera gushyira abadayimoni ngo tuzaduha umwana.
uvutse ajya kumurikira n'abadayimoni mpamvu umunsi aho wagiye hose byarakumuritse n'uyu munsi n'ahandi ujya gukora dayimoni agatunga rutorosha akabarayoye kuko bagushingiye ibidashyingirwa bakwegereza ibitegerezwa bakwegereje umuriro bakushyira ahantu ntiwabyumva ibyo rero ugasanga ni bimwe mu mbaraga nsobanura zigaragaza neza ko abantu bicariye ikintu kibavunnye ariko umutima wo kucyakira batacyumva. Imana ibwira Aburahamu ngo va siga genda nzaguha. Iyo ushaka kugira ngo kamere na Karande biranduke hari ijambo va siga genda. Ugomba kugira ibyo ureka kugira ngo ugire ibyo usingira. Yes. Harimo shift ngo imutera iteka ngagenda. Hari abantu bamwe bari kwanga icyanyu ngo ntago murabyumva ngo yambona agene urarurira umugabo aragukubita warasaze ufite ubuzima bubi divorce ziri ku mutwe kandi ngo uri bona agene kandi uri muri kucyo tumva ko warakijwe n'indasago barasatura bakoramo akavu bashyizemo kibari ikibazo gikomeye kibagushyira mu maraso ikibazo amagambo bakavuze kabana banjye bose bavuka barwaye amaso nayo bazi impamvu bavukana rineta bawe nayo banzu byibaze nawe byo ngwara z'uruhererekane abana batuzuye ingorane ziri mu biteye ubwoba buremba bw'abagabo buremba bw'abagore nizo gusanga bigiye biburuka abantu barasaza akora ngo yangoreka ngo duhumirize ngo mwami Yesu ngo shatata ngo mwami ibyo shatata shaturiki satura icyaha na Karande bivukuvemo wakira umugisha w'Imana ibindi ubundi byukuguza kukanga abantu kumbura ngo nsengera nk'umushumba wanjye n'uyu barakubeshye ahubwo umushumba mukuru n'Imana kandi ubuzima bwawe buhinduke ubuzima bugomba guhinduka cyane rwose umunsi uranyiteje urambona tugomba gusobanukirwa cyumve nibivuga ntabwo ari undi muntu nguramba ngo byateka mutwe ngo kwa telefone ariko ntibagutere umwana inda wese ntwayiteye abandi ibintu by'uruhererekane by'ibyaha biza ni nabyo bishoreramo za nzozi n'uruhare rw'ibisimba mu kugenda bigaragaza ko bisanga nk'ibyihuza cyane ko by'inzozi z'ibisimba nyinshi cyane zisanga ziba related ku kintu cyitwa urupfu n'ubundi buzima runaka kereka zimwe zonyine nkeya zo ziba ziri related kuba hari ibintu ukwiye kwakira no guhabwa buriya n'inzozi kwemera ko ugiye kubona isambu nini henze zikubwira ko ugiye kubona inzu ihenze byose ni impamvu ariko ikikutirwa cyane ni gute umuntu yicara agahakana ibintu tuvuze ngo byemere complete mark wina hakana ibyo utanazi kuko kuba utabizi ntibibuza kuba biriho ntibinakubuza kugusekura biragufata ariko bikana ko jwibura ariko ukagenda ugasanga ugiye kubaza ngo musengere ngo mumbarize ugasanga umuntu yapfiriye mu butayu yapfiriye mu bihuru yarumagaye nubwo ntawugera ku by'ukuri baze ariko ni nkanka ziki senya Karande senya imivumo wayigiyemo warasambanye utarakizwa senya wirukankane hari ibintu wisize bibi ngumvi senya ibintu reke Imana ikora igitangaza cyane icyo nicyo cy'ingirakamaro umuntu akwiye kumenya ko biza kugenda igitangaza kibari hatari ariko Karande zo zikomeje kuzengereza abantu aho ushobora kuba utayimenye ariko ikakomeza kukurandaranda ukabona n'ubwo waba ukijijwe ariko ubutarabona umuntu ukora deliverance neza arawaje kundeba ngo yumva ngo atazi ibyo ari byo ngo kumva ngo ni nk'imyenda bavanamo ndavuga nicara hariya nansinze kwa muganga nicara hariya turavugana tumarana amasaha abiri arabohoka yuze ngo ukora bati ndume ahubwo ati ndatangaye none ubundi ibintu utazi ibyo ari byo ati vuga naramuretse yavuze amasaha ya jeri ni menshi amasaha atatu barimo ibintu byinshi sinzi umunyaburayi wamuha uwo mwanya yaravuze ari nigura nabwo ntibyarangiye mubwira icyo nshaka kumubwira kandi turemeranywe ariko abantu baraboshywe amaboko ntakora amaguru araziritse ibirenge biraziritse bameze nka Lazaro mumva ibyo kurya ni intambara kwambara ni intambara kunywa ni intambara kurya ni intambara kugenda ni intambara kujyana mu ishuri byamunaniye yasizoye ntarara mu butayu uyobozi yo yerekera amadeni yamumaze yarangiza ngo abateka mutwe ni wowe utazi icyo urimo ushaka kandi kuba utazi icyo urimo ushaka ntibizabura kukugiraho ingaruka izagutikura ikunombe ikwicare hejuru urware wari umutwe twe turuhuka dusenga tuzi impamvu kandi nkubwiza ukuri twicwa n'amagambo asohoka mu kanwa yacu ibyo tumva ntukajye kubikoraho komanteri dushoje ucwanze uceceke ntukikururira amakara ashyushye ntukikurura amakara ngo kakana kandi ntakiza yaba warangiza ukaza kuhabundabunda amakosa mu buzima ateye ubwoba yambike ibitambara ngo utajya gusenga bakureba agenda nemye ariko agiye buriya nuko bimeze kuko Karande zo
zirahari nta naho twazicikira ariko no kubohoka nabyo biba bikenewe. Inzira yo kubohoka rero abantu bajya bayibazaho cyane bakumva ko ari reka tubaze tubakore mu bwonko. Tubakore mu bwonko. Reba imyaka ubayeho nta kintu ugeraho. Tubakore mu bwonko. Fate nk'abantu bafata telefone n'umupapa. Reba imyaka ubayeho. Reba inzira wagiye ucamo yanga. Reba ibintu byose wagerageje byibaze. Imbaraga zose zawe ushyiraho imbaraga uhamagara abahanuzi birakunanira. Kuki utumva ko byakunaniye kandi ibindi Imana y'ibyuma. Karande irandurwa n'uwayiteye niyo yashyizeho. Icyaha Kristo yari kuducungura. Ninde wavuzwe ni wowe, ninde wabeshye ni wowe, ninde batonganije ni wowe, ninde bambuye ni wowe, ninde barwaye ni wowe, ninde bashabeje ni wowe. Ibintu byose ugasanga umeze nk'umwenda w'umweru wese birakururuka bikugwaho warangiza ngo karande seki kandi washize. Bakwisa umurozi ni waruza. Ntabwo uriho. Bagusiza icyangiro ntacyo ufite. Bakwisa indaya nta kujyanye muri rogi. Bakwisa umugome ntawe wishe ngo birebe. Izina ryose rije rikuzaho kwiyomekaho rikufataho umwanya. Kandi mu buryo bworoshye. Birababaje. Umuntu uvuga uti uriya muntu rubwa ruramubera kuko icyo umuvuzeho cyose abantu bumva ari ukuri. Yo ngaho ari agomba kubituma ukagenda ukamuva iruhande mukaba dayimoni guteranya abantu gubeshyera abantu bwa ngo ntibishoboka. Urakubita ugasetereza ukavuma ukavunagura ukajugunya ugasenga icyo twita isengesho ry'imbaraga waryambariye ko yo mu mwuka nta birantega. Ukavuga uti dayimoni ndakuri batanda kwicarira ndakunomba ndakuvunagura karande ndakurandagurana n'imizi yayo. Yego. Akabomoka ni ukumupomora nta bintu byinshi biri hano. Hari akantu wigeze kuvuga mu cyumweru gishize uvuga uti karande y'igisekuru cy'iwacu narayishifitinze kubera ko yaguhigaga uvuga uti iwacu nimba tutageze imyaka runaka ibona ngiye kuyigeza itangira guhiga sasa kugira ngo cya kintu utakirenga ariko wowe uyereka ko Imana yego ibirusha imbaraga yabitsikamiye kandi biri hejuru cyane rwose. Rero nta mpamvu yo guhahamuka no guhabuka no gutinya no kurira. Imana yarabikemuye kandi yarabirangije mu buryo bwiza. Bisaba rero ko umuntu akwiye kugira ubwenge n'imbaraga. Ndakubwiza ukuri ngo urimo urakina n'umuriro. Urarota bapfuye, urarota bagushyinga, urarota uri mu mva, urarota ugenda wasisita urupfu, urarota wasisita urupfu rwa papa na mama kandi bakiri. Urimo urarota uganira n'abapfuye bagutwariye inkweto, urabona uhana akadona barimo baranakurembuza ngo ngwino. Ibyo bintu wakwicara numve ngo ese koko ya mwuka wo gukenyuka wangezeho. Yego. Umuntu ugasanga yarabirose ariko ngo pasiteri ibyo ntabizi. Kuba utabizi ni uko bidahari. Birahari. Kandi no kuba utabizi si ukutagira ingaruka zabyo ahubwo nuko ushaka kwitiranya ibintu. Kandi Imana ntigivura indwara witiranije. Ivura ibyuzi. Mwawuzi kandi mwaganira. Abantu ugasanga ubukeneye inzara ntibarya ntibanywa ntibabaho nta terambere baraho barasenga mujinya ishyari umururumba amatiku amagambo gusabanya guteranya kwangana kubagambanira nta gucana ibyo byose ugasanga barabikora. Yarangiza ngo I'm born again. Ntago wavutse ubwa kabiri. Icyakora wanyuzeho abavutse ubwa kabiri banyuze. Ariko ntimwajyanywe n'ikintu kimwe. Ntabwo bishoboka rwose kuko bisaba kunahinduka akinjira mu bindi birere by'amavuta agaragara mu birere by'ubushobozi kandi akaba ari umuntu wakora ikintu gifatika akagera ku ntsinzi ikwiriye. So kuba ubihakana ntabwo bivuyeho kuko n'impamvu yo kubirotira hari. Urota ugenda umuhanda udashira, urota bakugaburira ibiryo, urota bakugaburira ibiryo, urota uri muri toilette mutarangiza bisa naho kandi imyandira kugose ariko bwati hindukira kosora vana nk'ibintu nganga ibyo ni ibintu biri aho ngaho. Kabipinga uri aho ngaho ariko wabipinga utabipinga ntibikura ko biriho. Deliverance kuba umuntu yabohorwa rero abantu babifata mu buryo butandukanye. Bihorere barabizi n'indya. Bihorere abantu bihorere barabizi ahubwo ikibazo bashaka kwigira ngo kanaka bigize gutya. Kandi kanaka ni kanaka n'undi ni runaka. Ngewe nagiye nta mazi nta munyu nta mavuta n'isengesho ryonyine kandi ngira ngo nubwo umunsi mayende yuje kuza ndumva hari iminsi bishobora maze kubona ndi gusengera umuntu agakira kuri
ntabwo ko nta mpamvu ndayanga Karande nayo iranyanga ntitugakundane ntikanasure ntikanambone ntikanamvugishe ntikabona umwana wanjye ntikakande nzayihonda nzayirombagura nzayivunagura satani nzamuhiga nkuko ampiga mu buza amahwemo mu buza icyerekezo mu buza iyagana satani tuzatwikagura na sarane musarane kuko ni umwanzi gica sinanamukeneye Rwanda nabishoje araka tujya kure mushomba reka ngushimire satani reka tumuhunge urakoze cyane Imana iguhe umugisha